ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose ukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel yanjye ya udahogora. Yewe ndi udahogora Vanessa Peace. Rero nkuko muri kubibona kuri iyi video, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ategura Chinese rice cyangwa se umuceri w'abashinwa. Ubushize narawukoze urafailinga, ndavuga nti reka noneho nzawukore umere neza mbone kubagezaho. Rero mu byo tubukenera harimo uyu muceri, ni inusu y'umuceri, umunyu, amavuta, turanakoresha izi pepper cyangwa se puwavuro y'umutuku n'iy'umuhondo, ushobora gukoresha n'icyatsi ibyo ushaka nyine. Hanyuma n'amagi 4 turanakenera, na puwaro ariko ntabwo ari itegeko cyane kuzikoresha, igitunguru kimwe cy'umweru, turanakenera soy sauce ndetse na white pepper. Turakenera kandi gukoresha jambon cyangwa se ham. Nayiguze mbabwira kunkatira nyine idakasemo kwa kundi umuntu ayigura ikasemo duce dutoya, bakayigukatiraho nyine kanini bitewe n'ako ushaka. Hanyuma ndetse na karoti. Gusa iriya jambon ushobora kuyisimbuza nk'inyama ukagenda ukatamo utunyama dutoya. Turaza kubisobanura uko video iri bugende yegera imbere. Hanyuma rero muri kubona ko ntangiye mena ya magi 4 niyo ngiye gukoroga, hanyuma nyahereho mu gutegura uyu muceri w'abashinwa, Chinese rice, Chinese fried rice. Hanyuma rero aya magi nimara kuyashyira nyine muri kara kantu, ndashyiramo umunyu mukeya, hanyuma nyakoroge, ariko ndashyiramo na white pepper nabwo nshyiramo nkeya, hanyuma nkoroge. Amagi namara kunoga neza rero ndibukurikizeho gushyira amavuta make ku ipanu, hanyuma nsukeho ya magi. Ndayateka bisanzwe, hanyuma nyine aze kuvamo umureti. Ni ibintu bisanzwe cyane nyine byo kugira ngo amagi avemo umureti turi buze gukoresha muri wa muceri w'abashinwa tugiye gukaranga. Ntago bisaba ngo urinde gushaka nyine ama aesthetique menshi, gusa icyangombwa nuko ureba yuko nyine uriya mureti wahiye umeze neza. Hanyuma nuko n'ubundi turi bukate, nta mpamvu yo kujya kwirirwa wigora cyane ujya kuvuga ngo reka uwuhindure witonze wenda udatandukana. Hanyuma rero uyu mureti numara gushya ndawushyira ku ruhande. Aya ni amazi yari yabize nyine, nuko nari nabanyakuyeho, gusa mu gihe ndi gukaranga uriya mureti ni amazi yari yabize, nari nabanje gushyushya mbere yuko ntangira gukora ino video. Hanyuma rero nshyizemo wa muceri ndetse n'umunyu mukeya, ariko aya mazi ni menshi cyane ugereranyije nuko ubundi umuceri yuhiye ukumuka amazi umuntu ashyiramo. Kugerageza gushyiramo menshi aruta amazi asanzwe ateka umuceri. Hanyuma rero ndahita ntunganya ya jambon. Ibingibi nyine ni technique y'ubunebwe niba ariko nabyita. Ubishoboye nyine ushobora gukaranga inyama, ariko ushatse wanakoresha jambon nyine nk'uku nguku, kandi ni nabyo bihendutse kuko jambon ntago ziba zihenze. Ahanini usanga ari byo bihendutse kurusha gukoresha inyama, ko wakwigurira nk'amagarama 200 ya jambon.
rero iyi ni jambon y'inka. Hanyuma ndagenda nyine nkatamo uduce dutoya. Mwabonye yuko ari jambon nakatishije, nababwiye bayinkatira nyine mu buryo mbishaka, bayikata ifite peseri nini kurenza twatundi umuntu agura wenda two gushyira mu mugati baba bagukatiye n'aya mashini yabo. Genda nyine ukatamo uduce dutoya, hanyuma nyine ukashyira mu kantu wateganyije, ukaboneraho guhita utunganya n'ibindi bikenewe muri uyu muceri. Murabona ko rero za jambon nazitunganyije, ndakoresha rero na za pepa cyangwa se za puwavuro y'umutuku, y'umuhondo, ariko uramutse utazibona ushobora gukoresha puwavuro isanzwe. Byaba biterwa nyine na kara cyangwa se ibara ushaka uno muceri wawe uri buze kuba ufite. Uramutse ushaka nyine ko biri buze kuba bifitemo ibara ry'icyatsi cyane, ushobora gukoresha amapuwavuro y'icyatsi menshi, ugakoresha wenda na puwaro, utuntu nyine dutuma iryo bara ry'icyatsi ryiganza. Ariko utu dupuwavuro nyine nadushatse kudukoresha kugira ngo umuceri uze kuza kuba utiganjemo icyatsi cyane, nyine habeze kuba harimo utu tubara. Ariko nta kintu kidasanzwe bihindura ku buryohe. Ubusanga n'ubundi kuba wakoresha izi puwavuro cyangwa kuba wakoresha ya puwavuro y'icyatsi, byose nta kibazo, umuceri wawe ntabwo byawubuza kuryoha cyane. Nimara rero gukora za pepa, ndahita urabona ko nari nakase karoti, hanyuma na wa mureti, ndakata rero n'igitunguru, igice cy'igitunguru cy'umweru. Ushobora no gukoresha igitunguru cy'umutuku, byose nta kibazo, ntacyo biba bitwaye. Ibi bitunguru rero ndabivanga na za pepa, kubera ko ahanini usanga kubiteka hamwe cyangwa se kubiteka mu mwanya umwe ntacyo biba bitwaye. Hanyuma rero wa muceri murabona ko wahiye, ako nkuko nabibabwiye hari harimo amazi menshi arenze ay'umuntu asanzwe akoresha. Ariko wirinda yuko uno muceri nanone washya cyane, urawucunga ukajya nyine ukuraho nko ku gafoke ugahekenyaho kumva niba wahiye. Wakumva wahiye ariko nyine utaragera ku rwego rwo gusaya ukawukuraho. Hanyuma rero ndashyira muri iki gisorori gituma nyine umuntu abasha kuvanamo amazi. Hanyuma mfate amazi meza atetse ariko akonje, nyasuke muri wa muceri kugira ngo urekere aho gukomeza gushya, kuko iyo umuceri kuriya uba ugishyushye wawukuyeho ku ziko ntabwo bibuza gukomeza gushya. Kandi icyo tugamije ni ukugira ngo uyu muceri tuze kubona uko tuwuteka muri bya bindi byose tugiye gukaranga ukiri fresh, utari bugende ufatana. Ariko uramutse ufite firigo, uyu muceri ushobora kuba wanakoresha nyine umuceri usanzwe wabanje kuwushyira nko muri firigo, wari wibereye muri firigo wakonje umazemo umwanya, nibyo biba byiza cyane kurushaho. Ariko nyine udafite firigo wakoresha buriya buryo nanjye nkoresheje, bwo kuba wawuhagarika gushya cyane nyine ukoresheje amazi akonje. Hanyuma rero nashyize amavuta ku ipanu nk'uko mubibonye, mpita nshyiramo za puwavuro ndetse n'ibitunguru, ndatangira mbikarange gake gake. Indi detaye nashakaga kuvuga ku bijyanye n'uriya muceri, icyo ushobora kumbaza ngo gukuramo ariya mazi kuriya bifasha iki, nyine bifite akahe kamaro. Ni ukuvuga ngo iyo umuceri ushyushye, iyo ugishyushye cyane ukawushyira nko ku ipanu gutya ukawukaranga urinomba. Ariko iyo wawukuyemo ubushyuhe bituma ushobora kuwukarangana n'ibindi bintu, ukivanga nabyo neza kandi ukaryoha bitagombye kwinomba. Rero mwabonye ko nahise nshyiramo na karoti, hanyuma ndanashyiramo na za jambon. Ntabwo urindira ko birinda gushya cyane, kubera ko nyine uba ushaka yuko umuceri wawe uri buze gushya uri kubonamo
ibi bintu byose ubasha gutamira buri kose ubona ko gifite ryabara nyine ryiza, urabona ko birasa neza. Aya mabara yose uba ushaka kuyabona mu muceri ukabona birasa neza. Hanyuma rero ndashyiramo n'umunyu mukeya, hanyuma nkomeze ngaragure. Gusa nanone wirinda guhubuka, nka karoti zo ziba zinakomeye, ugomba kurindira zikabanza zikoroha zigashya zikamera neza. Wirinda gusa nyine guteka ibintu ngo bishye cyane bisaye. Hanyuma rero ndahita nshyiramo na wa muceri muri za mboga nari ndimo nkaranga. Urabona ko kuwushyiramo biroroshye cyane kubera ko tutawutetse ngo wumuke ufatane. Uwufatirana nyine kuriya uba ukiri mu mazi utari wafatana, nibyo bikorohera kubona uko wawukarangana n'ibi bindi. Nta kindi kidasanzwe rero ubu ni ukuvanga, tukavanga uyu muceri neza, ukivanga na za mboga zose twakoresheje, hanyuma ugahita ushyiramo ya magi, wa mureti twari twatetse mbere niwo twahereyeho, nawo uba wahoze, hanyuma nyine ukawukata gutya muri kubibona n'icyuma, ukagenda ukatamo uduce dutoya. Ubwo ariko kubera ko bya bindi n'ubundi biri ku ziko, uba uri kureka kugira ngo wa muceri wongere winjiremo bwa bushyuhe nyine tuba twakuyemo, uba washyizeho akariro gake kugira ngo bidahita bifata munsi bigashirira. Hanyuma rero ugahita ushyiramo ya magi nyine wabanje gukoramo umureti, ukaza no kuyakata, hanyuma nabyo ukabivangamo. Ukomeza kubivanga nyine gake gake kugeza ubwo ubonye byivanze. Hanyuma rero warangiza ugahita ushyiramo soy sauce nkeya, nk'ikiko kimwe kinini, hanyuma ugakomeza ukavanga. Ni ukugira ngo gusa bihindure ibara nyine, ariko usibye ko na soy sauce yongeramo n'uburyohe bwayo, ariko uramutse utanayifite ushobora kubyihorera nyine, n'ubundi uyu muceri uba uryoshye, uba umeze neza. Hanyuma rero Chinese rice rwose murabona ko byoroshye, wawutegura uba ari umuceri uryoshye. Ibi birungo tuba twashyizemo, izi mboga, iyi jambon, uyu mureti, byose nyine bituma uba wumva ari umuceri uryoshye cyane. N'umuceri rero nawe ushobora kugerageza. Hanyuma nkuko bisanzwe nkunda iyo abantu bankurikiye bari kunsangiza feedback, yaba mu mwanya wa comments cyangwa se wakoresha na adress ziri muri description box munsi y'iyi video, mba nashyizemo adress zitandukanye nkoresha. Hanyuma rero wa muceri murabona ko wahiye, ndawarurira ku isahane nyine nateganyije kuwaruriraho, hanyuma mbone kubereka uko uhiye umeze. Nuko nguku bimeze rero, wa muceri umaze gushya neza. Nuko nguku uraryoshye pe, no umuceri w'Abashinwa, nubwo tutakoresheje wenda inyama. Ubishatse ushobora gukoresha inyama, ukagenda ukatamo uduce duto cyane, nyine ukabanza ukazikaranga bisanzwe zumutse, ukaza kuba ari zuvangamo. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko nawuteguye, uburyoshye, namwe muzawugerageze. Nongere kandi mbibutse ngo niba uri mushya utarakanda subscribe ubikore, kandi no kunzogera notification tujye tubana. Muri kubona ko rero nyuma nashyizemo na twa dupuwaro, kubera ko mu rugo tubana n'umuntu utazikunda, twanje tumukuriraho ibye tubona kuvangamo za puwaro. Rero ariko uramutse udafite icyo kibazo ushobora kuzivangira ku ziko, nka kura nyine twashyizemo n'ibindi birungo, nko mu mwanya wa nyuma byose bimaze gutungana ukaba washyiramo n'izo puwaro. Nuko rero bigenze, naho ubutaha. Ndabakunda cyane, bye bye. Ninjye Udahogora Vanessa, peace.